Yageze ku karere yihuta cyane. Hari ibyangombwa yashakaga gusinyisha byihutirwa yari akeneye ngo umwana we abashe koherezwa ku ishuri. Ageze ku karere asanga uwagombaga kumufasha ari muri biro, ari kuri telefone. Undi nawe nta kindi yagombaga gukora uretse gutegereza uri kuri telefone akarangiza. Umudamu wagombaga kumwakira yavugiye kuri telefone umwanya munini ataranamubaza ikimugenza, akava kuri telefone imwe akitaba indi. Umugabo nawe akagerageza kumuvugisha agira ngo amwakire. Umudamu nawe ati hangane mbanze nitabiye telefone. Umugabo yarategereje ararambirwa. Wa mugore amaze kwitaba telefone ati tubafashe iki? Umugabo nawe ati hari ibyangombwa nashakaga ko munsinyira byihuse ndabikeneye. Umudamu arabireba arabyitegereza ati ndabona ari byinshi kandi hari aho nari nyarukiye, mwakwihangana mukaza kugaruka. Umugabo ati nyamuneka mwakwihanganya iminota mike byibuze 5 mukamfasha ko ndi kwihuta. Umugore ati ntago bishoboka aho nari ngiye kujya nanjye nakererwa. Umugabo n'agahinda kenshi nta kindi yakoze yaricaye arategereza. Nyuma y'amasaha 2 umugore yaragarutse abona kumusinyira ibyangombwa. Wa mugabo nawe aragenda. Nyuma y'amezi 5 wa mugore wo ku karere yaje kurwaza umwana ariko bidakomeye. Agera kwa muganga yihuta ngo umwana bamusuzume ubundi nawe yerekeze ku kazi. Hari inama ikomeye yagombaga kuyobora. Ageze kwa muganga asanga muganga arahuze. Muganga yari muri rwinshi. Umugore ati muga nkeneye ko munsuzumira umwana vuba, mfite akazi mu kanya ntashaka gukererwa na gato. Muganga nawe ati uraba wihanganye rero usanze mpuze hari utuntu narindi gukora, nka nyuma y'amasaha 2 ndakwakira. Umugore n'uburakari bwinshi ati amasaha 2 yose ubu kumfasha bisaba iki? Ntiwakwihangana ukamfasha ukansuzumira umwana nanjye nkajya mu kazi? Kubona hano noneho nta n'abarwayi benshi bahari. Muganga ibyo yari arimo yarabihagaritse areba wa mugore aramwitegereza ati mada ushobora kuba utamenye ariko nge ndakuzi. Mu mezi ashize naje ku karere ngukeneye bikomeye, hari ibyangombwa nashakaga gusinyisha byihutirwa, urangije unyima umwanya w'iminota 5 nagusabaga ngo nkemurire ikibazo, ahubwo mpa gutegereza amasaha 2. Ati wenda wowe ushobora kuba warabyibagiwe ariko nge ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Muganga arakomeza ati rero tuza hama hamwe wicara utegereze nimpuguka ndagufasha. Muganga ati kandi simbikoreye kuguhima, ahubwo ndagira ngo nawe wumve uko bimera iyo ubuze ubufasha ku muntu umwe rukumbi wagombaga kubuguha. Ndagira ngo wumve uko biryana n'ubutaha utazagira undi ubikorera. Inama y'umuntu. Ushobora kuba uri umuganga ariko ugakenera serivisi runaka ku muhinzi. Ushobora kuba uri umwarimu ugakenera serivisi ku mukarani. Ushobora kuba uri umucuruzi ugakenera serivisi ku mworozi. Icyo ukora cyose aho ukora hose tanga serivisi nziza nawe wakwifuza guhabwa. Wikwakira umukiriya mu buryo nawe utakwifuza kwakirwamo. Uyu munsi ndagukeneye ariko ejo ni wowe uzaba unkeneye. Mu kazi dukora twubahane.